Shiti bakunzi ba Dabook TV n'ishuri ryo gusenga TV ndabasuhuje nje mu kiganiro numva kitari buze gutinda ntabwo na biteguye ari ibintu byinshi cyane uyu munsi ni ibintu bikeya nateguye numvaga nkwiriye kubaganiriza nashatse kubaganiriza mu gitondo numva ndananiwe cyane mujye munsengera nsigaye nanirwa cyane kubera gukora cyane ariko Imana nayo yiha intege abarambiwe abacitse intege nyine ikabasubizamo imbaraga niko bimeze ndi mu murimo ukomeye w'Imana nkuko mubizi nkaba no murimo wo gufasha urugo rwanjye biba bigoye ariko nta kibazo Imana izagiduha imbaraga turi mu bihe rero bikomeye cyane uyu munsi hari igitabo naguyeho igitabo ariko sindakibona neza ntabwo nakibona neza ngo ngisome cyose numvise overview yacyo numva ndatangaye cyane hari abantu duherutse kuganira kuri status babwira ko hari ibintu maze kuvumbura cyangwa se maze kugwaho by'amabanga akomeye y'umwijima numvise ntangaye cyane icyo gitabo ni igitabo cyitwa The Return of God cyangwa se Le Retour de Dieu die muri ntuze muri minuscule ukugaruka kw'Imana ziriya za kera cyanditswe n'umugabo witwa Jonathan Cain nubandika CAHN Jonathan Cain ni umunyamerika ni umugabo wandika ibitabo byiza cyane iki gitabo cyarantangaje yatanze overview yacyo numva ndatangaye cyane mpita nsobanukirwa ibintu byose byinshi twajyaga tubona bikadutera kwibaza cyane muri ibi bihe dusohoyemo aho imico yagiye ihinduka aho haje ubutinganyi bwinshi aho haje ibintu byinshi bitandukanye bigatuma twibaza bikaba byarasatiriye byarinjiye no mu nsengero uyu mugabo yabikozeho ubushakashatsi yanditse igitabo gikomeye cyane cyitwa The Return of God cyangwa se Le Retour de Dieu ukugaruka kw'Imana z'Imana za kera avuga kuri Trinité cyangwa se ubutatu bw'umwijima hari igihe bavuga ubutatu bw'umwijima ukumva dukunda kuvuga ngo ubutatu bw'umwijima ni umuhanuzi w'ibinyoma na Antikristo ni Satani ariko hari ubundi butatu nanone bw'umwijima bwabaga ari Imana eshatu zigendera hamwe kandi zifite abadayimoni bakomeye bazi nyuma yazo bajyana nazo iyo zinjiraga mu gihugu iyo zinjiraga mu ishyanga ryabaga rigenewe kurimbuka kandi Imana ikarivamo ikarihunga ntabwo ari ukurihunga ikaryitaza ikagenda Imana nyamana uyu mugabo rero yakoze overview ye nayumvise inshuro ebyiri yikurikiranya kugira ngo numve wenda ntabwo ndi butange byose nk'uko yabivuze ariko iki gitabo ndumva ngishaka cyane nubwo ntari kubona amafaranga yo kukigura ariko nzakigura ngibatondorere neza kuko ni kimwe mu bitabo bikomeye mbasomeye ni igitabo gisobanura ibintu biri kuba ubu ngubu yaragiye akora ubushakashatsi agera muri za Mesopotami i Babuloni asoma n'amataburete ariya ya kera yabaga yanditsweho ku ibumba bakayacukura mu ntuze mu bisigazwa by'amateka azana ibintu bikomeye cyane igitabo cye cyanditse mu buryo bw'igitabo cyanditswe cya gitabo nkunda kubabwira cyanditswe na Alexander Hislop sinzi nimba nasuhuje inshuti za Dabook TV n'ishuri ryo gusenga TV reka nongere mbasuhuje Imana y'amahoro ibampere umugisha nongere mbabwire ngo mukomere turi ku rugamba uyu mugabo atangira iyi overview y'iki gitabo cye yasomye amagambo yo muri Matayo ibice 12 umurongo wa 43 kugeza ku wa 45 aravuga ngo dayimoni yivuye mu muntu ni amagambo Yesu yavuze ofete amaze kwirukana abadayimoni mu muntu avuga ngo dayimoni ni parabole aravuga ngo dayimoni ivuye mu muntu
iyo avuye mu muntu anyura ahadafite amazi ashaka uburuhukiro akabura, akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo agasanga irimo ubusa, ikubuwe iteguwe, niko kugenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo. Ibyaha nyuma y'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi. Niko bizaba no kubiki gihe kibi. Imana idutabare cyane. Niko bizaba no kubiki gihe kibi. Imana idutabare cyane. Abadayimoni ntago bajya bapfa, ntago bapfa. Ntago ushobora kubirukana cyangwa ngo ndabakandagiye ngo barapfuye cyangwa ndabishe ngo twica abadayimoni ngo reka nanjye nyicira dayimoni. Aramashye ngo njya numva bakirisi abantuze abarokore basigaye bakoresha ngo nyicira dayimoni. Dayimoni ntago ajya apfa. Dayimoni ahubwo ngo yavuye mu muntu umwirukanye mu muntu, bisaba ko uwo muntu noneho yakira Yesu Kristo agatura muri we akamwuzura. Iyo atamwakiriye kandi yaramaze gusohokamo dayimoni iragenda ngo ikarara ikabuyera ishaka uburuhukiro, yabubura ikagaruka muri ya nzu yayo ya mbere, yasanga nta Yesu urimo waranze kumwakira, baragusengeye ngo uvamo dayimoni ukanga kwakira Yesu, igasubira igashaka abandi badayimoni 7 bayirusha ubukana. Noneho ngo bakagaruka bakaza bagatura mu nzu, ndetse noneho ngo ibya mbere ibya nyuma byawe bikaba bibi kurenza ibya mbere. Ngo niko bizaba no kubiki gihe. Tugeze mu gihe isi cyane cyane bantu bahisemo kugendera muri gahunda y'abamondialiste, bimuye Satani, bimuye Imana ku mugaragaro. Mumbabarire, bimuye Imana ku mugaragaro, barayirukana. Ya magambo ya wa mugabo nkunda kubasomera Yuval Noah Harari avuga ati tumaze gusobanukirwa ko ntacyo dupfa n'intuze n'inzoka, ahubwo ko inzoka rimwe ari sogokuruza wacu, twahise twigomeka ku Mana ndetse tuyivaho, nitwemera kwibaho, nitwongera kuyumva, nitwongera kuyumva, kwemera kwibaho tuyigomekaho completo. Bisobanura iki? Abantu benshi bahisemo umugambi wa Satani, umugambi wa Rusufero mu kuyobora isi, bimuye Imana bimika Satani. Yarari kuvuga rero ngo izamana za mbere mwongere mwibuke ya inauguration y'imikino ya Olympique ipara uko byagenze. Bari gushushanya imana za kera, harimo za Dionysos n'izindi mana, bakazerekana bagatuka Imana ku mugaragaro. Yaravuze ngo zamana za mbere, bwa butatu bw'umwijima bw'Imana za mbere bwaragarutse kubera ko abantu bimuye Imana. Ubwo butatu nubuhe? Imana ya mbere yavuze ni Imana yitwa Bayali, mu Gifaransa yitwa le possesseur. Ni kwa kundi bavuga ngo nyiribyondo, niwe nyiribyondo, niwe le possesseur, niwe nyira ibintu byose mwamwayihaye, yo bita Bayali. Imana ya kabiri ijyana nayo bavuga ko ari umugore wa Bayali yitwa Ishtar. Ishtar ikaba ari la prostituée, ikaba ari umugore, ikaba ari n'indaya n'umusambanyi kazi. Iyo mana yo turaza kuyitindaho cyane kuko ni Imana iri kuravaja, ijyana n'abadayimoni bayo. Ni Imana iri kuravaja generation y'iki gihe dusohoyemo yamaze kwimura Imana ku mugaragaro. Imana ya gatatu ikitwa Moleki, ni Imana mu Gifaransa bayita le destructeur, irasenya, irica, ikarimbura. Ni Imana ihabwa ibitambo by'abantu. Tugendane buhoro buhoro. Bayali ntituyitindaho, ariko yavuze ko igihe cyose Abayisirayeli bangaga Imana bakayitera umugongo bagahindukirira Bayali, Imana yarafuhaga cyane ndetse ikabateza ibihano bikomeye cyane. Igihe cyose Abayisirayeli babaga banze Imana bahindukiraga Bayali, bakayitura ibitambo, bakayiramya, bakayihimbaza. Iyo Bayali rero ngo yaragarutse. Bayali yaragarutse, kandi koko ikekana ko yagarutse nuko mu nsengero ubu ngubu basigaye bashyiramo ibicaniro bya Bayali. Urugero rworoshye,
ni rwa rusengero rwa Notre Dame ya katedrali ya Notre Dame bavuguruye, aho kugira ngo bashyiremo alitari isanzwe, uretse ko na alitari irimo ibintu ntirirwa nsubiramo, aho kugira ngo bashyiremo alitari isanzwe bashyiramo igicaniro cya Bayali, kugira ngo bereke ko Bayali ari yamaze kwinjira mu rusengero, ariyo isengwa. Ageze kuri Ishtari, yageze kuri Ishtari avuga ibintu bitangaje cyane. Icya mbere, Ishtari yagendaga ihindura amazina ahantu hose muri buri culture. Ishtari no mu Rwanda yarasengwaga kandi noneho igasengwa, yari imana, ni imana y'ubusambanyi na vino n'intambara. Ni imana Ishtari, ni imanakazi y'ubusambanyi na vino n'intambara. Ikaba yitwa mu kigereki porni. Iyo bayisengaga, bari kuyisenga, bayisengaga bavuga ngo oh la grande prostituée. Mu kigereki bakayita porni, nibyo bitanga porono. Izi ngizi z'amafilime y'ubusambanyi. Porono bituruka ku kigereki cyitwa porni bisobanura umusambanyikazi cyangwa se indaya, la prostituée. Bakayihimbaza bavuga bati wowe mugore w'umusambanyikazi, wowe ubasha guhindura abagabo abagore, ukabasha guhindura abagore abagabo, wowe mugore w'ubusambanyikazi ubasha guhindura abagabo abagore, ugabasha guhindura abagore abagabo. Ngo bajya no kuyibyinira, bakayikorera festivale, abagabo bakaza bambaye nk'abagore, abagore nabo bakaza bambaye nk'abagabo. Cyane cyane abagabo nibo bayibyiniraga bambaye nk'abagore, bigize nyine abagore. Abantu bakaza kubareba ndetse bakayitura n'amaturo. Igitangaje, ngiyo bayihimbazaga bazamuraga ibitambaro sirifupure, bazamuraga ibitambaro by'amabara akoze umukororombya. Niko uyu mugabo yavuze muri icyo gitabo cye, ari gukora overview y'icyo gitabo cye. Ngiyo bahimbazaga iyi manakazi yitwa Ishtari, ariyo mana intuze ibwami bw'abanyiginya basengaga, bakayitura ibitambo by'ibishahu by'abantu bagiye ku ntambara. Ariyo mana abantu bitwa abacwezi basenga. Abacwezi turi mu bihe bikomeye cyane. Wa mugore yitwa Mugwiza yahoze avuga ati iki gihugu cyacu hagiye kujyaho ubwami bw'abacwezi. Ibihugu byacu bigiye kwinjiramo ubwami bw'abacwezi. Abacwezi nta bandi, bari abantu basenga iyo mana kandi bayihimbazaga gusambanira hamwe ari benshi, sirivupure. Noneho bagasambana, usambana nka uwurirwa na sebukwe, uwurirwa na se, uwurira nyina. Bakabikora ku buryo ngo hari n'abana bavukagamo. Hari umuntu ugeze kubisobanurira, ambwira ati Rutanga rw'amaboko yageze kubisobanura. Abana bavukaga muri uwo muhango wo guhimbaza iyo manakazi yitwa Ishtari, uwo muhango wo gusambanira hamwe, ibyo bita mu gifaransa orgie. Abana bavukagamo ngo babaga ari abana bafite ubuzima butazima, niko bavuga. Babaga ari abana badasanzwe ngo bafite ubuzima butazima, bashoboraga kuzajya basengwa nabo, bakazaterekerwa barapfuye. Babaga ari abantu ngo bafite ubuzima butazima, ni ibintu by'umwijima. Uyu mugore rero imanakazi yitwa Ishtari, uyu mugabo yayigarutseho cyane. Aravuga ngo niyo bayihimbazaga bayibwira ngo la grande prostituée, toi qui change des hommes en femmes et des femmes en hommes. Wowe uhindura abagabo ukabahindura abagore, abagore ukabahindura abagabo, ukademaskiriniza abagabo, ukadefeminiza abagore. Ibyo bintu nibyo dusohoyemo ubu ngubu. Kandi bakayihimbaza ngo bamanika amabendera, bamanika ibitambaro bikoze umukororombya, sirivupure. Ubwo mpise nibuka yuko cya gihe bamanika ibitambaro by'umukororombya muri ADPR bibatunguye,
bari bari guhimba batubeshya ngo bari guhimba ngo ni uburyo bwo guhimbaza Imana, bari bari guhimbaza Imana yitwa Ishtar mu rusengero rwo muri ADPR s'il vous plaît. Kandi byakurikiyeho murabizi, ibyakurikiye nuko batangiye gukora amahugurwa, batangiye gukoresha amahugurwa y'abatinganyi. Ibyakurikiyeho nuko abantu basigaye batinga no kuba gusambana, baraguhagarika bagufasha, baraguhagarika gutingana, ntibatinyuka no kumukoraho. Agatinga umwe, agatinga babiri, agatinga batatu, agatinga bane. Ibyo nabibwiye n'umudiyakoni, nako ntabwo akiri umudiyakoni n'umwarimu w'umudugudu. Yarambwira ati twafashe umudiyakoni hano iwacu amaze gutinga abantu bagera mu 10, ariko ntacyo twamukuzeho, kandi yarakomeje. Nabo yatinze bagomba gutinga abandi. Umubare ugenda wiyongera mu buryo buri exponentiel, bigenda byikuba ku buryo ushobora kuzabona igihugu cyose cyangwa ibihugu byose byinjiye muri iyi gahunda, byimuye Imana ku mugaragaro, kuko ngo ntabwo inzu ishobora kugumira ubusa. Niko Yesu yavuze, ntabwo inzu yagumira ubusa. Ntabwo ijambo ry'Imana cyangwa ubutumwa bwiza bwari bwarirukanyiza Imana mu mantuze, mu mashyanga, mu mageneration, mu bihugu haragiye hinjiramo ubutumwa bwiza, abantu babwiriza Yesu wabambwe, abantu baramwakiriye. None igihe cyarageze basubira inyuma, baramwanga, bamuvaho. Ngo ntabwo Yesu yarivugiye ngo ntabwo iyo nzu ishobora igihe, kuko izo mana zigenda zajyanye n'abadayimoni bazo bazirinda bazikoreramo, ngo ntabwo iyo nzu ishobora kuguma ikubuye gusa nta kintu kirimo, ahubwo b'abadayimoni kuko badapfa ni ya mana yabo bongeye kwimika, baragaruka noneho bakaza bikubye 7. Niyo mpamvu ubu ngubu abantu benshi cyane cyane nk'iyi Manakazi bahinduye, ubusambanyi busigaye bwareze, ubutinganyi bwareze, abantu benshi babigize umuderi, ibyo twita ko ari ibintu byoroshye, nako bikomeye bo babifashe nk'ibintu byoroshye. Arakomeza akavuga kuri iyi Mana, akavuga ukuntu nyine abantu mu mico itandukanye iyi Mana igira amazina atandukanye. Ishobora kwitwa Aphrodite, ishobora kwitwa Ishtari, ishobora kwitwa Ashtaroti, ishobora kwitwa Astarite. Imana ishobora kwitwa Nyabingi, ishobora kwitwa izimana z'ingore abantu bagenda basenga. Kandi noneho mu Rwanda ho bayituraga ibitambo by'ibishahu ndetse n'ibindi byose, nyine murabyumva. Imana ya gatatu yaje yo mu butatu butindi cyangwa butatu bw'umwijima, ni Imana yitwa Moloki cyangwa Moleki, baha ibitambo by'abantu. Iyo Mana yitwa Moleki nabwiye yuko bayubakiye igicaniro ndetse bayitereka ahantu hari haragenewe kwitwa Place de Martyrs, ahantu hagenewe hari ikibanza bari barahaye abahuye Imana i Roma. Uriya mupapa uriho nimba kiriho simbizi, kuko nabonye natangiye kubona bazana amamaske ye, ntago wari uriho mbere n'uwo bari kwerekana ngo biratandukanye. Nimba kiriho simbizi, ntawamenya, ni amabanga akomeye. Tugeze mu gihe cy'umwijima ukomeye. Harano batekereza ko umwijima cyangwa se igicuku Yesu azazamo, amatara yose ku isi azaba yazimye, bimurika byo mu kirere byo mu ijuru byazimye, ukwezi n'inyenyeri byazimye, ntabona hakandagira, ari umwijima umeze nk'igikorwaho bakagira ngo nuko bizaba bimeze. Ahubwo umwijima cyangwa se igicuku Yesu azazamo ni iki gicuku kirimo confusion ikomeye, aho utamenya ukuri uko ariko, ibinyoma byahindutse ukuri guhinduka ikinyoma. Ntushobora kumenya ibintu byose byabaye amabanga, byabaye ubwiru. Iyi Mana rero ya gatatu yitwa Moleki, bita le destructeur cyangwa se umurimbuzi, niyo wabitambo by'abantu. Izi ntambara zose ziri kuba, abantu bagapfa umusubirizo, ntagire umuntu byitaho, ni ibitambo bari guha Moleki. Ariko plus précisément ibitambo by'abana. Uwo mugabo yarari kuvuga ati, mu gihe cy'Abisirayeli ba kera, iyi Mana yitwa Moleki bayihaye ibihumbi
n'ibihumbi by'abana b'ibitambo. Atari ku bungubu muri Amerika gusa, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, iyi Mana bita Moleki bayihaye ibitambo by'abana miliyoni 60 by'amavu by'abana bagenda bakurwamo tugeze mu bihe bikomeye cyane. Nkuko rero ndi kubabwira rero nuko uyu mugabo yari kubisobanura avuga ngo igihugu cyose kimuye Imana yo mu ijuru, izi mana zihita zikaba n'abadayimoni bazo. Nimba mubona igihugu cyaraje nk'ubusambanyi bukabije, ubutinganyi bukaba bwarimonogoje, abantu bakaba basigaye bagenda bambaye nk'abagore, ariko harigendeba n'umuntu nkumva birareba mu maso yo kunasa ibintu yambaye, bagenda bambaye nk'abagore, bivugisha nk'abagore, kandi ubona ari ibintu biri deplace bibi cyane. Ni Imana kazi Ishitari baba bari guhimbaza. Nimba uri kugenda ubona amabendera nk'ahangaha muri centre d'achat ndimo, kuri buri entrée ikomeye bashyize iryo bendera ry'abatinganyi. Ni Imana bari guhimbaza y'Ishitari. Ishitari, insengero, indirimbo zisigaye zisohoka, amavideo asohoka, umuntu ukagira ngo ni umukristo, ni umuririmbyi uririmbira Imana, wajya kubona mbere yuko video itangira ukabona hanje kumanika ibendera ry'abatinganyi. Ni Imana bari guhimbaza. Imana yo mu ijuru yarimuwe, yimurwa mu mico y'abantu, yimurwa mu mashuri na bya bisubiyemo. Aravuga ngo nimba mwimuye Imana mu mashuri, abana basengaga data wa twese uri mu ijuru bayobowe n'abarimu babo, bakaba batagisenga data wa twese uri mu ijuru, bakaba bakora ibintu byo kumedita. Muratekereza yuko aho hantu hicaye ikihe? Hiye Mana, hicaye izi mana za kera zaragarutse, zigarukana n'abadayimoni bazo n'imbaraga nyinshi ndetse n'ubukana, kandi zigiye kurimbura benshi babigira ibikino. Ngo ni amahita yo mu umuntu akavuka, umwana akavuka, ku ishuri bakaguha raporo ngo umwana ngo tubona yakunda ngo n'umuhungu ariko ngo akunda gukina imikino y'abakobwa, ngo tubona atishimye cyane kuba yitwa izina ry'abakobwa, tubona atishimye cyane ko nako yitwa izina ry'abahungu, ari mu mubiri w'abahungu. Muzarebe ukuntu umushyira umusicologue amufashe, wajya ku musicologue ugasanga nawe yasezeranye kurimbura abantu, kuko abantu benshi binjiye muri aya maroji y'abaframaso, yasezeranye kurimbura abantu. Ahubwo ati umwana ntago nubwo ubona ko ari umuhungu inyuma, ariko muri we ni umukobwa. Ibyiza nuko wamukorera intuzi, wamukorera operation, bagakata bakajugunya bakamugira umukobwa, ukica umwana wawe iteka ryose. Ni Imana n'aba badayimoni bakomoka bajyana n'iyi Mana kazi yitwa Ishitari, ariyo bita la prostituée, indaya, umusambanyikazi. Mu Kigereki bitaga porni, aribyo bitanga porno. Ni Imana ibiri guhimbazwa, niyo yahigiye abagabo igomba kubahindura abagore ikabahindura abagabo, ikaba inuze akarango kumama, maternité, ibintu byose bakagenda iyo Mana ikagenda ibivanaho, abadayimoni bakora nayo bagenda bivanaho. Niyo yazanye ibintu bya feminisme, byo kwigumura, umugore akanga kuba umugore, umugabo agashaka kwinjira muri ntuze mu mubiri w'umugore, ngo nibo bamerewe neza, ngo nibo bafite amafaranga, ngo nibo bafite avantage. Kandi koko birashoboka, kuko nk'izi ndaya z'abagabo baraye hano ari abatinganyi, ijoro rimwe ashobora gukorera imwe ashobora gukorera amadolari 300. Urumva rero nimba Satani agukuruje amafaranga, abantu benshi bagiye bagenda bakurwe n'amafaranga. Hari umwana twiganye Butare, ibyo mbabwira ni ntago mvuga izina rye, ariko abantu bize twaranaririmbanye muri Alliance,
ntago twiganye nyakwigana kuko yigaga inyuma yanjye, ariko twaririmbanye muri Alliance umwaka umwe, baba baramwirukanye. Yigaga muri mpuze muri science, baba baramwirukanye, aragiye yikubise muri Afrika y'Epfo. Twongeye kumubona yarabaye umukobwa unyerera neza, usa neza, wibagishije ibintu byose, kandi yaraza ari umuhungu. Ibi byose ni iki? Ni Imana bongeye gukingurira imiryango, kubera yuko birukanye Imana nyamana mu mitima yabo, birukana Imana nyamana mu gihugu, birukana Imana nyamana mu miryango, birukana Imana nyamana mu mashuri, birukana Imana nyamana muri institution zacu, bimika kandi bakagira ngo basigaye ari abantu b'abarayiki batagira icyo, naho za mana n'abadayimoni zari zaragiye zaragarutse zirakaba, noneho ziza zifite ubukana bukabije. Iki gitabo nashaka kuzakibasomera, ariko birasaba ko ngigura. Cyitwa Le Retour de Dieu cyangwa se The Return of God, cyanditswe na Jonathan Cain niwe wacyanditse. Ni igitabo gikomeye cyane, iyo ugisomye usobanukirwa ibintu byinshi biri kugenda biba. Ni ukuvuga nongere mbisubiremo nongere ntanabivuze nongere mbisubiremo. Igihe bamanikaga ibitambaro bigakora ibendera ry'abatinganyi muri ADEPR, ntago bari guhimbaza Imana, ahubwo bari guhimbaza Ishitari mu rusengero rwa ADEPR. Kandi ntago byagarukiye aho ngaho, byarakomeje bijya no muri Eyari n'ahandi hose, barazenguruka insengero zose, barazizenguruka bakora ibyo bintu. Icyakurikiyeho ni iki? Ejo nahoze numva umupasitoro ari kugaya, afite cano, ari kugaya avuga ati nimumbwire kugira ngo imbwa nyambwe, imbwa y'umurizo yinjire ice ku badiyakoni, yinjire mu rusengero, ntinahagarare hafi aho ngaho, igende ihagarare hari imbere kuri alitari, nirangiza ntagire umuntu yirukana, yikomereza urugendo, isohokere hirya yigendere. Yabivuze ngo hari urusengero byabayemo muri ADEPR. Si ibyo gusa, murebe ukuntu iyi Shitari kuko yashinze imizi muri ADEPR. Iyi Shitari n'abadayimoni bayo bayikurikiye benshi cyane kandi bakomeye, yashinze imizi muri ADEPR. Wa mugabo witwa Moses, wa undi ufite nimba ari motion iki ya mezo do mode, uri ikigo umutinganyi, ubyiyemerera, ukina filime z'abatinganyi, wazengurutse isi yose agenda akina filime z'abatinganyi, porono z'abatinganyi, ubyiyemerera. Ejo bundi yamuritse imideri akoresheje urusengero rwo muri ADEPR, yarukodesheje, anashushanyamo ngo n'ibintu bijyanye n'intuze n'ubutinganyi. Abantu baraza baje gusenga, barabibona bati ibi ni ibiki, bati ni wa mugabo yaje yaratukodesheje, yatanze amafaranga. Mwabyumvise? Ubwo kandi abakoze umurimo ukomeye ahimbarije Ishitari mu rusengero, ubwo aba bakagiye bya byembye. Ubwo muzatangira kubona abahungu banyu, aho mwari muzi ko muzashingira, batangiye kwambara amajipo. Mubona abakobwa banyu batangiye kwitwara nk'abagabo, mwari muzi ko muzabashingira, mugiye kubona mubone basigaye baryamana. Ubu butinganyi bwa bundi bya bintu mwavuze ngo mwirukanye Imana mu mashuri, muri za segonderi ngo baratingana byembye. Abana bakaryamana n'abakobwa babiri, ntushobora kubakeka, bakaryamana n'abahungu babiri, ntushobora kubakeka. Ntibabanga umuhungu aryamanye n'undi ngo bakarana mu gitanda, ejo bakazatangira kujya babikora. Wa umwana akaba yaragiye ku ishuri ari muzima, akazagaruka yaratatamutse. Kandi si ugutatamuka gusa ku mubiri, no mu bugingo biba byarangiye. Hari umuntu wabisobanuye ati iyo bagutinze bwa mbere, uhita wumva ikintu kigupakuruyemo, nkaho bagupakuruyemo ubugingo wawe utwaye, usigaye uri igishushu, ugatangira kuba nk'umusasi. Umuntu uzabona rero kino gitabo azagisome, uzakimbonera azakingurire, ufite uburyo adutera inkunga tugure kino gitabo tuzakibasomere. Muzumirwa, muzatangara. Ibintu biri kuba ni ibintu bitangaje, ntabwo ari ibintu byahubukiwe,
ni ibintu byateguwe neza. Abamondiyaliste bashukisha ibihugu amafaranga, bashukisha abantu amafaranga, baravuga ati nimwirukane Imana mu mashuri, nimwirukane Imana mu ngo zanyu, nimwirukane Imana mu mashuri, mu bigo byanyu, mu kazi kanyu, nimwirukane igende, hanyuma inzu isigare yera, tugarure za mana zacu za kera, sizane n'abadayimoni bazo. Ariko Imana iri gukora ravage, Imana kazi gukora ravage ni yitwa Ishtar. Izindi nyine za Moleki zirahabwa ibitambo by'abantu, ibitambo by'abana, Bayali nayo iri aho ngaho reposeseri. Tugeze mu bihe bikomeye cyane. Satani ari gukorana umwete cyane, kandi azi ko afite igihe gitoya. Kandi turi kuvuga ngo umwijima cyangwa se igicuku Yesu azazamo, ntimuzagire ngo azaza mu gicuku amatara yose yazimye, ibimurika byose byo mu kirere byavuyeho, inyenyeri zavuyeho, nicyo gicuku bari kuvuga. Hoya, igicuku ni iki ngiki, aho ibintu aho kuri kwahindutse ikinyoma, ikinyoma kigahinduka ukuri. Ntushobora gusobanukirwa ibintu biri kuba, ibintu byose byahindutse ubwiru. Barakubeshya ku manywa na nijoro, barakoresha ibinyamakuru, barakoresha amateleviziyo. Abo tatekereza ko bashaka kukubeshya nibo bari kubeshya. Ibintu byose byabaye igicuku. Iki gicuku rero bari koherezamo isi, nicyo Yesu agiye kugarukiramo. Dusengere, mukomeze mudusengere, turi ku murimo ukomeye. Imana yamuri bampera umugisha, mukomere, turi ku rugamba.